ibyiza bihebuje dawe, tubyinjiranye mu murwa wawe ahaganje amahoro. Tuje kugusanganiza uru rusange rw'amajwi, mu ndirimbo tukubyinira. Tuje kugushengerera no kugukuza, kugusenga no kugusingiza. Tuje kugushengerera no kugukuza, kugusenga no kugusingiza. Ikoze tukugana mu murwa muhire, twinjiye dutarama tuje twese dawe, kugusenga no kugusingiza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Shalom, Kristo Yezu akuzwe. Turi kuwa gatatu tariki 21 kwezi kwa munani 2024. Turahimbaza Mutagatifu Piyo wa 10, Privati na Gracia. Abizihiza abazina babo mbifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, umutwe wa 34, umurongo wa 1 kugeza ku wa 11. Uhoraho ambwirira ijambo ati, mwana w'umuntu, hanurira abashumba ba Isiraheli ibiberekeyeho. Bahanurire ubabwira uti, dore uko Nyagasani Uhoraho avuze. Bariyimbira abo bashumba ba Isiraheli biragira ubwabo. Mbese ye, ubundi abashumba ntibagomba gukenura ubushyo? None mwebwe murinywera amata, murambara imyambaro y'ubwoya bw'intama, mukibagiriza imishishe kurusha izindi, ariko ntimwite ku matungo. Intama zinanutse ntimwazondoye, iyari irwaye ntimwayivura, cyangwa ngo mwomore iyakomeretse. Ntimwagaruye yari yatanye ngo mushakashake iyazimiye, ahubwo mukazishorerana ubugome n'umwaga. Zaratatanye kuko nta mushumba, zihinduka umuhigo w'inyamaswa z'ishyamba kuko zatatanijwe. Dore amatungo yanjye arangara ku misozi yose n'ahantu hose hirengeye, yakuriye imishwaro mu gihugu cyose, nta n'umuyitaho, nta n'uwaruhije ayashakashaka. None rero mwa bashumba mwe, nimutege amatwi ijambo ry'Uhoraho. Mbirahiye ubugingo bwanjye, ubu ni Nyagasani Uhoraho ubivuze. Kubera ko amatungo yanjye yatejwe abashimusi, agahinduka umuhigo w'inyamaswa z'ishyamba kuko nta mushumba afite, abashumba banjye ntibite ku matungo yanjye, bakiragira ubwabo aho kuragira amatungo yanjye. Nimwumve noneho mwa bashumba mwe ijambo ry'Uhoraho. Nyagasani Uhoraho aravuze ati, dore ngiye kwibasira abo bashumba, nzabanyaga amatungo yanjye, kandi kuva ubu mbabuze kundagirira, bityo nabo baherukira kongera kwiragira ubwabo. Nzavana intama zanjye mu kanwa kabo, ntibazongera kuzirya ukundi. Koko Nyagasani Uhoraho aravuze ati, dore jye ubwanjye ngiye gukenura amatungo yanjye, kandi nyiteho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Iyo umushumba abaye mubi, intama ziba mbi. Iyo umushumba atannye, intama zirona. Iyo umushumba abaye mwiza, intama zirabyibuha, zigatoha, kandi zikaguma mu rwuri. Mu gihugu cyacu twabonye abashumba babi bayobeje intama. Rimwe na rimwe ukumva n'abantu bagira bati, sinzasubira mu kiliziya kubera umushumba runaka. Usibye ko ibyo nabyo atari byo, kuko ntiwabatijwe mu izina ry'umushumba, wabatijwe mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Uwakugushije rero musabire, ahasigaye ukomeze urugendo. Ntiwemere kugwa kubera umuntu. Burya kubaka ku muntu ni ibintu bibi, ndetse ijambo ry'Imana riravuga ngo aravumwe
wubaka ku mwana w'umuntu. Ntuzabuzwe rero gusenga n'urugero rubi rw'umushumba runaka, oya, ahubwo urenga umushumba uhamye ukwemera kwawe. Dusabire rero abashumba bacu. Abashumba burya ni abantu bagira imbogamizi nyinshi, ingorane nyinshi, bagira n'ibigeragezo byinshi. Tujye tubasabira, dusabire abepiskopi bacu, dusabire abasaseridoti bacu, dusabire abantu bose batubereye urugero mu kwemera. Ariko twe kubaka no kuri abo bashumba ngo wumve ko ari we urambirijeho. Umushumba nawe ari mu rugendo rw'ubutagatifu nkawe, gusa Imana yamuhaye ubutumwa bwo kuyobora abantu. Tubasabire rero, ariko tunarenge urwo rwego rwo kuvuga ngo ndambirije kuri kanaka, ahubwo wubake kuri Yezu. Ejo n'umushumba nagwa uzakomeza ugende, kuko umushumba nawe ni umuntu, hari igihe yatana. Ariko n'abashumba bitonde, kuko iyo Nyagasani aduhaye ubutumwa aba adusabye byinshi birenze iby'abandi. Twebwe twese rero ababereye urugero abandi, ushobora kuba uri mukuru mu myaka, ufite abakureberaho, ushobora kuba uri umubyeyi, ushobora kuba uri umuyobozi w'igihugu, cyangwa se uri mu nzego z'ubuyobozi. Abo bose bafite uko baragiye intama. Abashumba rero bafite ubutumwa bwihariye. Tubasabire kandi twirinde kubatera amabuye, tubereke Nyagasani buri munsi, kandi Imana yabaduhaye ibadukomereze. Turazirikana Zaburi ya 22. Uhoraho niwe mushumba wanjye, ntacyo nzabura. Ntacyo twabura na Nyagasani, kuko niwe mushumba usumba abandi, niwe mushumba uruta abandi, niwe mushumba utayoba na rimwe kandi utayobya. Ivanjiri ntagatifu yo turayisanga kwa Matayo umutwe wa 20 umurongo wa 1 kugeza kwa 16. Muri icyo gihe Yezu abaciriye umugani ati, ingoma y'ijuru imeze nka nyir'umurima wazindutse mu museke kugira ngo ararike abamukorera mu mizabibu. Amaze gusezerana n'abakozi idenari imwe ku munsi, abohereza mu mizabibu ye. Ngo asohoke nko ku isaha ya 3, abona abandi bandagaye ku kibuga. Arababwira ati, namwe nimujye mu mizabibu yanjye, ndi bubahe igihembo gikwiye. Maze bajyayo. Yongeye gusohoka ahagana ku isaha ya 6 n'ahagana ku ya 9 abigenza kwa kundi. Yongera kugenda ku isaha ya 11, abona n'abandi bahagaze, arababwira ati, niki gituma mwahagaze ahangaha umunsi wose ntacyo mukora? Barasubiza bati, nuko nta waturaritse. Arababwira ati, namwe nimujye mu muzabibu wanjye. Bugorobye nyir'imizabibu abwira muhingisha ati, hamagara abakozi ubahe igihembo cyabo, uhere ku baje nyuma uheruka abaje mbere. Nuko rero abo ku isaha ya 11 baraza, maze buri muntu ahabwa idenari. Abambere baza batekereza ko bari burengerezweho, n'abariko buri muntu ahabwa idenari imwe. Bayakira binubira nyir'umurima, batabaje nyuma bakoze isaha imwe gusa, ubagiriye nkatwe twahanganye n'umunsi wose n'izuba. Bo rero asubiza umwe muri bo ati, mugenzi wanjye, ntacyo nkurenganijeho, si idenari imwe twasezeranye? Fata ikiri cyawe maze wigendere. Jye nshatse guha uwaje nyuma nk'icyo nguhaye. Sinshobora se kugenza uko nshaka mu byanjye, cyangwa se undebye nabi kuko ngize neza? Nguko abanyuma bazaba mbere, n'abambere bakazaba abanyuma. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Ni kubaha ubuhamya bubiri bugaragaza ukuntu impuhwe zitagira logike. Impuhwe, abantu b'abanyampuhwe ntabwo bameze nk'abandi bantu, ibyo bakora rimwe na rimwe twe tubona binacurana. Hari umubyeyi wagiraga impuhwe cyane, n'umunyarwandakazi yagiraga impuhwe cyane. Baramwishe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Yambaraga neza, iteka yahoraga akenyeye, kandi akunda Imana kuko bigaragara.
hanyuma rero yaguraga imyenda myiza, yari afite ubushobozi akagura imyenda myiza. Yaraturanye rero n'umukene nyakujya. Umukene rero yaba afite ubukwe, yaba afite umunsi mukuru, akaza akajya kwa wa mubyeyi ati ndagutira umukenyero. Wa mubyeyi akagenda akareba muri ya myenda myiza waheruka kugura ataranambara, akabura wumuhaye, kandi agahita amubwira ati uzawijyanire. Abana be bakarakara bakavuga bati rwose mama uriya myenda kuki uyitanga, ubu se uriya mukene reba ntazamenya no kuyambara neza. Akababwira ati se ko mufite ubugugu mu bintu bitari ibyanyu. Impuhwe rero ni izo ngizo. Urugero rwa kabiri ni urw'umukecuru w'inshuti yanjye. Umukecuru w'inshuti yanjye yapfushije abana benshi cyane muri jenoside, aba wenyine. Yasigaranye umuhungu umwe, umuhungu amwe aba i Kigali, umukecuru yibera mu cyaro. Yanze no kujya kuba ku muhungu we. Yarambwira ati se ninjya kuba ku muhungu wanjye nkatangira ibintu by'amahane nkashwana n'umukazana wanjye, urumva nzajyayo? Reka nigumira aha, ejo umuhungu wanjye atazagurira igitenge, umugore we nanjye nkashaka ngo ntangurire igitenge, kandi umukazana wanjye turakundana, ubaye sinshaka kuzamuhemukira. Aguma rero mu cyaro yirerera abana b'abakene, abana ubwo rero afite abana benshi arera bageze nko ku 8, 9, 10. Hanyuma urumva umuhungu we nk'umuntu koko asigaranye nyina umwe, amugurira ibintu byinshi, akamuzanira, akabishyiraho. Yagarukaga nyuma y'ibyumweru 2, ubwo yamuguriye we n'umufuka w'umuceri, yamuguriye akawunga, yamuguriye isukari, yagaruka agasanga birashize. Ati si kuko mama urabona ibi bintu nzabivamo, kujya ngiye mugurira ibintu bihenze nkaza ngasanga bikabije bene rubanda. Noneho rero umukecuru akamubwira ati se urabona ngende igisambo ku buryo narya nkacura abana banjye? Ubu se ko Imana yantwaye abana, urabona izambaza icyo nakoze nkakibona naranze kureba bano bana bafite base b'abasinzi, bafite base na ba nyina batabitaho, ninjye ngomba kubitaho. Byarayoberanye, bigeze aho baramureka bati kugira ngo ubeho ngaho rero abo bana uko ubishaka. Ubwo rero aho agiye hose abakubwira abana be, abana nagera igihe mpagara akambwira ati abana banjye bambaye ubusa, nubona umuntu w'umugereza uzamubwire ampe imyenda, mfite abana bambaye ubusa. Haruherutse guhabwa amasakramentu, adutumaho twese abikira ati mushakire imyenda y'umwana agiye guhabwa amasakramentu, mushake n'umubyeyi wa batisimu. Hari abantu rero bagira impuhwe. Nicyo rero Yezu avuze ati se sinshobora kugenza neza, kugira neza mu byanjye. Nguko kwineza itsinda inabi, nguko kwineza yigaragaza. Aba bantu bahawe akazi, ntawe utarahembwe icyo yasezeranijwe, ariko abaje mbere batangiye kuzukura amahane, batangiye kuzamura amahane, batangiye kuzinga umunya, batangiye kuzinga amabinga, bati Nyagasani niwe twagombaga guhemba byinshi, atariko icyo twasezeranye ndakibahaye. Bavandimwe, reka dukingure Nyagasani aduha umutima nk'uwe, umutima wuje impuhwe, umutima wishimira ko n'abandi bageze ku cyiza. Mu by'ukuri nta kindi kintu ni ishyari ryaratuzonze. Iyi ni indwara irwaye benshi. Iyi ni indwara ituma rimwe na rimwe tudahura n'Imana ngo dusabane. Umuntu agahora arebuzwa, agahora areba, ariko akibagirwa ibyiza we Nyagasani yamuhaye. Uyu nyir'umurima yagiriye neza abaje mbere, agira neza n'abaje nyuma. Yezu akarangiza avuga ati abanyuma bazaba abambere, abambere baba abanyuma. Ubwami bw'Imana nta kiguzi twabuguze, twarabuhawe ku buntu. Ntuzarakare rero ngo uriya muntu yari umujura none arahindutse, ubwo Imana imugiriye impuhwe koko, ubu si ibyaha byose yakoze bizagenda biti. Twe duca imanza, Imana ikagira impuhwe.
Nyagasani nawe akuzuzemo impuhwe ze kandi umugisha we uguhoreho urakabaho. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.